urabizi ibintu byanjye byose biba birimo iti. Ni byiza ubwo ubyivugiye naramwumvise. Mhm. Hanyuma se ugereranyije n'undi mwana wavugaga ko ngo ari umwana ngo afite imyaka 23, bagereranye bombi uduha ishusho y'umwana wa nyawe muri bariya. Urumva umwe yavuze ko afite ikibazo cy'impano zirengagijwe kubera ko ntacyo yari afite cyo kubikoraho, mu gihe undi ari gufasha izo mpano zirengagijwe. Ni ukuvuga ngo ubundi ugereranyije ibibazo bibiri byombi uko byari bimeze, ngira ngo uri kuvuga kuri element n'undi mwana wavuganye na his excellence akamubwira ko hari abantu bafite ibibazo by'impano impano zirengagijwe mbega badafite support. Element ajya kuvuga we yavuze nk'umuntu uri gutanga motivation abwira abantu ati ibintu birashoboka iyo umuntu akoze ibintu bicamo. Hanyuma uyu mwana wundi we uze kunyibutsa izina rye ntabwo ndi kwibuka neza. Gilbert yavuze ko hari impano zirengagijwe kubera ko wenda abashinzwe se kuzireberera mbega hari ukuntu bitagenda neza. Uyu mwana rero ikibazo cye kirumvikana koko, kuko nibaza ko na element mu gihe impano yitari yakagaragaye icyo kibazo ari cyo yari afite. Ni ukuvuga ngo ahubwo mbona dukwiye kwiga guha buri kibazo umwanya tukanareba ukibaza ari mu ntoki. Niba uyu mwana afite ikibazo cy'uko impano zidakurikiranwa, koko ari ahantu impano zidakurikiranwa, ariko uyu munsi umwanya arimo ari gukora jugumira ya Kevin Kade, arimo gukora indirimbo za Kenzo. Ni ukuvuga ngo we ari kuba igisubizo kuri icyo kibazo uwo mwana afite ku bandi. Ndetse nta bindi bibazo birenze indirimbo za jugumira yari kubaza. Ariko uragira ngo abazi bya concert atajya azikora. Urumva diplomate Uganda gaperforming indirimbo imwe amasaha. Diplomate yaravuze ngo ihene irisha mu burebure bw'ikiziriko cyayo. Kuriya niko yarisha. Ni ukuvuga ngo niba ibyo abona ari ibisubizo ntagakwiye kuvuga ibibazo. Kandi buriya iki gihugu cyacu cy'u Rwanda gifite ibibazo byinshi ariko harimo n'ibisubizo byinshi. Abanyarwanda bamwe babona ibibazo abandi bakabona ibisubizo. Niba abona ibisubizo sinibaza ko cyagakwiye kuba ikibazo kuri wowe kuko ubibona nk'ikibazo, ahubwo ubwo nawe wagakwiye gufata ibibazo byawe ukabigaragaza nk'ibibazo, ariko ntufate umuntu. Ni nk'ukuntu nawe mfite umuturanyi mubi nawe turi kuvugana hano nkahita nkwita mubi. Ubundi surankunda. Oya, kugukunda none ni ikindi. Urukundo ubuze uragira ngo dukundanira kubizanyemo inkundo. Akagwibariza kandi kabazo Melodie. 2017 wavuze ko Ben yaguciye amazi, ariko 2021 mwongeye guhuza imishinga. Kuki wowe utavuze ndetse kubera covid muza no kujya kuri codingira muri muza kwimura studio muri Onomo, I think niba nibeshye neza nabwo ntiyakorwa. Ho habaye nyuma yuko uwo muhanzi yivugiye ko ari gukina PlayStation nta kintu nzongera kumuvugaho. Akagaragara karagukorogoshye. Oya, nari nzi ko bizamutera ipfunwe ntavuge ko yakinaga mu gihe cy'akazi, ariko mu gihe akibyemera kinabirimo ibyo bintu twe twarabirenze. Oya, ariko niba atari ibanga yaraje ngasanga indirimbo irimo ibintu bitamuhesha agaciro yanga kuyiririmbamo 2021. Eka mbishyireho umucyo binarangire sinzongere kubigarukamo. Urumva umunsi yantumyeho ngo tujye gukorera indirimbo nibwo yakinye PlayStation ndanakwepa ndabacika ntibamenya ko nagiye. Umunsi yaje kunsanga muri studio ndi gukora indi ndirimbo aho muri country muvuga, yasanze ndi kumwe na Riderman umunsi yari ahari. Twavuye ahantu twari turi duhita tujya muri studio hari nka saa 10 za mu gitondo. Nawe rero arahanyura ahasanga iyo ndirimbo yewe ashaka no kuyijyamo. Ashatse kuyijyamo mbirekera kubera ko icyo gihe ntago nari nkishishikajwe n'ibyo ko nari ndi mu bindi, kuko ngiye buriya sinjya niruka mu bintu kabiri gatatu. Nari naramaze kwacana nyine naragiye. Kandi niba wumva neza 2017 nibwo nagiye muri Coke Studio.
urumva 2018 hari harahiye nari narakoze za nta kibazo na kimwe nshaka kwiteza, narakoze za twatoye twatsinze ndi gukora amatuwa na za kungora, nuvuga ngo nari ndi busy, nari umuhanzi umeze neza, ntago nari ubu ahubwo icyo gihe element yaraje ubwo na za saa moya zari zarasohotse, urumva yego rero nari ndi mu bindi, ntago ibyo byari bikindaje ishinga, nabirekeye sinzi n'ukuntu byarangiye, niyo ndirimbo ntiyabayeho nyine ntiyarangiye. yaje kurikodinga muri iyo nomo asanga ntago bigize, ntago sinigeze mpurira nawe muri iyo nomo, hari muri country. Ikindi kibazo nshaka kwibaza, reka twivugire ku muziki. Wambwiye ikintu wapfuye n'abantu muri Elsa yusubazi bano bakusanya amafaranga. Ejo nari ndi kuvugana na Kenny, ndi kubiganiraho mubaza ku by'amafaranga, ni bamwe muyabona, mbwira ko mwigeze no kugirana ibibazo, nzabaze Bruce. Elsa ikusanya amafaranga ariko ntitumenya ahantu ajya. Ni ukuvuga ngo biri no mu bintu bikwiye gusubirwamo, abantu bakamenya neza aba bantu bakusanya amafaranga bayashyira hehe. Hari ibyigeze kuza bavuga ngo barayasaranganya, umuhanzi wakoze n'utarakoze barafata amafaranga bagabanya, ibyo wenda byari mu gikara, ariko reka tubivugeho. Niba umuntu aje gukemura ikibazo, nibaza ko akwiye kugikemura nyine, ntateze ibindi. Ubwo ibisigaye byazajya mu bikari bikajyana mu babishinzwe batuyisenge bakadufasha, ibyo nabyo bigakemuka. Okay, reka nigire mu kazi nanjye mve kuri live. Nari nzi ko nakari akazi. Reka aho ngakorera ndahazi. Turashaka kuzagutumira muri risibora dare, ariko amenye ko twafunguye na radio. Ndabizi mambumva. Ugomba kuza muri radari tukabanza tukabutwika. Ntago mwabishobora. Ariko courage mwana, courage cyambere cyo uri kubyumva, ngewe ndi umufana wa turetse n'ibintu byo kunuza n'ibiki byose. Utari umuntu wa danger, reka banze ngo mutake. Utari umuntu wa danger ntago tuba tugufataho umwanya n'ibiki byose, ibyo ngibyo byo reka mbikubwize mukuri, sibyo? Icya kabiri nuko iyo turi kuvuga ibintu runaka, nuko tuba kubonamo izindi mbaraga bakagombye gukoresha udakoresha. Cyase buriya abantu bavuga ati kuki utagura indege, buriya babakubonamo ubushobozi bwo wageze kuri level yo kugura indege. Ariko ibyo buriya sinigeze mbizunguriza umutwe n'umunsi umwe. And then aho yabnegana idagicazo si we n'abana babakuri inyuma, ibyo mbivuga buri munsi. Ubuse waba kuri inyuma njya mbareba, ngewe yabandi abakuri inyuma nibo bagaragara, ngewe bo ntawe ubara abandi inyuma. Buriya rero ushatse wafunga ijisho ntubarebe nimba umbona, naho ubundi iyo ikibazo cyanyu gifashe ukakigira rusange buri uba wandenze, wagiye hatari kuri njye. Abakuri inyuma hari n'igihe baci mu gikari bakakubwira atariko ibi n'ibi, naho wowe nta nubwo ubuzi kiri kujya mbere. So wowe rero nanjye nicyo ndi kukubwira nyine, nawe nka Melodie courage, uri umuntu wa danger, kandi man umuziki w'u Rwanda ugutezeho ibintu bya ejo narabyanditse igihe ujya muri Good Morning America. Umuziki w'u Rwanda man ugutezeho ibintu bya danger, kandi tuzi neza ko tuzakuriraho uko byagenda kose. Naka karayivuga saving nyamuneka. Ntago nyandu saving ahubwo wo uploading. Nyine wowe ukande nujya kwendinga live ukande kuri save, nushaka nyuma y'iminota 10 ndanayikuyeho ubundi uhita uyisiba. Warangiza ngo ugiye mu kazi. None murasetsa. Sawa mwana. Fresh asante. Wa mwuzukuru wa Kigufi ari hehe ngo ni Godfather? Ngo ngafite akabazo ashaka kumbaza. Ngona ariko n'abantu hano bababona ibintu none n'ukuntu bagenda babivuga, murasetsa koko. Witwa Emi nyawe ufite ibibazo cyangwa wari ikibazo? Urumva ngewe ntago mba ndi hano ngo turye dodo, ngewe buri umbashije ibintu nabasha kugusubiza rwose, nabigusubiza zigakamwa wa mugani wa mujene.
umwuzukuru wa Emi afite isoni, ariko Emi wajya ureka kugira isoni sha, wajya ureka kugira isoni ko n'ubundi batazakorohera, ureka kugira isoni n'ubundi ntibazakorohera. Emi uyu namumenye akorana na Bakti. umva ye undi wari usanzwe nzi Oya nakumenye, none se wigeze uza utazanywe na Bakti? na Jessica zo mipango ni benshi. Ese nawe harahiye. Harahiye ariko nyine harahiye arangije aranantwika sha. Siko bene muntu tumeze. Oya niko tumeze, ariko ngira ata nta bintu byinshi ngiye kukubaza, nuko byinshi numvishije bari babikubajije. Ariko ngiye namye kuva kare nkwibariza, wagiye muri Nigeria ujyayo, wahuye na bamwe mu bahanzi bariyo, hano waje uvuga kolabo ufite. Tutavuze kuri kolabo z'abantu bo muri Nigeria, nimba ari kolabo nini mufite? Navuze ko zihari. Navuze ko nimwe navuze ko zihari, ahubwo zo ntabwo nigeze nshaka gutangaza ba nyirazo. Basi dutemu umuntu umwe natangaje kuri album yanjye yitwa BRIanne wo muri South Soul. Abandi turaba dutegerejeho gake gake, turaza kugenda nyine tubamenya buhoro buhoro, kubera ko strategy turi gukora gusohora album ntinyemerera kwita ndekura ibintu byose icyarimwe. Mero hari ikibazo tumaze iminsi tubona ngo Mero Melodie, hari ikibazo tumaze iminsi rata tubona mu bahanzi, uri kubyumva. Ariko by'umwihariko ngenge kukubaza ku kintu kijyanye na BK Arena. BK Arena ni inyubako wenda abantu bavuga ko atari inyubako yubakiwe abahanzi, ni inyubako yubakiwe imikino muri rusange, ariko iyo abahanzi nyarwanda bagiye gukoreramo indirimbo babaca amafaranga menshi. Ubundi iriya nyubako ku bahanzi bo mu Rwanda mubasha kuyaccessinga ku buryo bikwiye, cyangwa mubona hari ikindi kintu cyakorwa kugira ngo mube mwabona noneho inyubako by'umwihariko yanyu? Ningisubiza ngiye kugisubiza mu buryo nka butatu kugira ngo ntagira umuntu ukomeretsa. Yego. Mbere hari standards z'umuhanzi, uvuga ngo uri kuyihe level ku buryo wabasha kwa affordinga BK Arena. Turabizi ko hari abahanzi, hari n'amakorari n'amatorero yuzuza BK Arena, kandi bakanabasha kuyaffordinga. Hari n'undi muhanzi ureba akavuga ati ngiye level yanjye ni hasi nahashobora. Aho hari imbogamizi, kuko ntago dufite ikintu kiri medium, dufite ikiri high aricyo BK Arena, tukagira na Camp Kigali ihita ibiyo hasi ishobora kwakira abantu bake cyane. Uvuga ngo kuva ku 10 ukamanuka ugahita ujya kuri 3, at least twari dukeneye ahantu hakwakira 5,000 cyangwa se wenda na 7. Bivuge ko inyubako ya BK Arena dufite imbogamizi y'igikorwa remezo kimwe cyo kwakira abahanzi bafite abafana bari medium. No kuvuga ngo nibyo koko ngenda nabibwiye na minister utuma twishima ko imbere na mbere ntibyoroshye nyine kubona BK Arena, kuko ukwiye kuba hari umuntu uri kugira ngo yibone, ariko nanone ntago twese dufite ubushobozi bwo kwinjiza abantu bangana kuriya. Abari kwandika Intare Arena isa nk'iri kure cyane ku bijyanye n'imyidagaduro. Nta nubwo iriya nyubako wenda n'abantu banabimenye, nubwo Intare Arena iri hariya, ubundi ntabwo wagenewe n'ibitaramo by'abahanzi. Ariko bare duhaye umusaza arayitwemereye. Yego. Ariko ndi gutekereza ko hari inyubako dukeneye, kandi igihugu kiratureberera banatwumva. Nibaza ko tutaba turi hano twenyine badahari. Hari inyubako dukeneye byibura ishobora kwakira abantu 5,000 ku muhanzi uri kuri urwo rwego. Tukaba dufite na Camp Kigali, nabonye muri kwijujuta mwese ngo hajemo ikibazo wenda cy'isuku n'iki. Abantu babishinzwe rwose babyumve, turi mu mujyi ufite isuku, turi mu mujyi wa Kigali. Ntabwo twifuza ko hazagira umuntu uza mu Rwanda ngo atahavuga ngo dufite umwanda iyo bije ku bijyanye n'ubwiherero n'iki. Icyo ngicyo nanjye singishyigikiye. Uzi kuba wagiye mu gitaramo wabonye ibyo kunywa n'ibyo kurya shahu, wishyuye amafaranga, ubuze aho bisohorera, ukabura aho bisohorera.
ubona inyubako y'imyidagaduro hano iwacu kuko ubona n'ikintu kijyanye no gupanga ama stage ni ikintu kigoye n'uburyo mwubaka stage ku buryo urabona nk'iyo mugiye uretse umuntu witwa Israel Mbonye niwe wagerageje kuba yakora stage nabwo nuko yari one man show ku buryo buri muntu wari we wese mubona ari iyihe noneho nyubako yakubakwa nabwo yakubakwa gute kugira ngo umuhanzi abashe kwisanzura n'abaturage. Ibyo rero nibyo naherekare mbwira na Clement, hari ibibazo bireba leta hari n'ibibazo bitareba leta, ariko uri umuhanzi ngende umuhanzi nyine, hari ibibazo bireba abahanzi hari n'ibibazo bireba leta. Ntago wambwira ngo leta iraguha inzu ngira kubakira stage ni amafaranga yawe n'ubushobozi ufite burinde waririmbira hangana iki ukabubaka ibingana iki, mbega ni business yawe yongiye. Icyo dukeneye nicyo gikorwa remezo, naho ubundi iyo bije kuri stage wenda ikaba yubatse nabi icyo gihe barimo ikibazo cy'umuhanzi ndetse n'abamufashije ko organize igitaramo. Yego